Guhaye ikaze wo ukurikira Rengera Ubuzima, wo ukurikira ibiganiro byacu bivuga ku buzima. Abantu benshi bakunda kwihagarika muri dushe igihe bari koga bakunze guhura n'ibibazo bikomeye cyane, aho ushobora gusanga abo bantu igihe bumvishe amazi aho ari kumeneka usanga bahita binyarira mu buryo butunguranye, mu buryo batazi uko bigenze. Aha ngaha rero muri aka kanya ngiye kukubwira ingaruka zigera kuri 6 ushobora guhura nazo igihe ukunda kujya muri dushe cya gihe ugiye koga hanyuma ukanihagarikamo cyangwa se ukanyara muri dushe igihe uri koga. Izo ngaruka kandi ingaruka ya gatatu ni ingaruka itangaje kandi iteye n'ubwoba ku buryo rwose kuyumva ukayikurikirana ukamenya ibiyirimo biri bugufashe gusobanukirwa neza uburyo ugomba kwitwararika. Karibu rero uri kumwe na muganga Theophila nk'ibisanzwe, uze duhuze mu kiganiro cy'uyu munsi, uze wakira inama z'uyu munsi, hanyuma iri kosa ntuzongere kurikora kuko uri bwumve byinshi bishobora kukubaho kandi bitari byiza biturutse ku kwihagarika muri dushe cya gihe ugiye koga. Reka nongeye mbwire rero we utarakora subscribe ngo winjire mu muryango mugari wa Rengera Ubuzima, ni ukuri kandi warakerewe, gerageza uyikore dukomeze tubane buri munsi. Namwe abayikoze kandi nkomeze kubashimira, muri abantu b'agaciro kuri channel yacu, mujye mukomeza muze dukomeze twagura umuryango wo kwita ku buzima. Nifurize kandi abantu mwese mwabyutse tameze neza, mbasabire ni ukuri muhumure, mu ijuru hari Imana ishobora gufasha buri umwe wese aho aherereye, hanyuma ikamuha kumererwa neza, hamwe n'ubufasha bw'abaganga mugakomeza kumererwa neza. Ingaruka ya mbere rero ushobora guhura nayo igihe ujya koga muri dushe ukabanza kuhanyara cyangwa se kuyihagarika, iya mbere ni uko byangiza ibikuta by'inyubako. Ni ukuvuga ngo mu nkari harimo aside n'imyunyu myinshi cyane byangiza ibikuta. Harimo iyo twita ammonia, harimo iyo twita sodium. Iyo bigeze ku rukuta cyangwa kuri sima bishobora gutera corrosion, bishobora gutera gusenyuka. Rimwe na rimwe ugasanga abantu benshi bibaviriyemo kwangirika dushe zabo hakiri kare kandi bikabateza n'ibihombo by'amafaranga bari gusanasana. Niyo mpamvu rero ntabwo ari byiza kwihagarika muri dushe igihe ugiye koga. Byaba byiza rwose ugiye ubanza ukajya kuri toilette ukabanza ukihagarika. Ingaruka ya kabiri rero byongera ikwirakwira rya mikorobe. Ni ukuvuga ngo igihe uri busanzwe inkari iyo zikiri mu mubiri w'umuntu ziba ziri sterile, nta myanda birimo, nta n'ikintu cyangiza kiba kirimo. Ariko iyo zisohotsemo zigeze hanze akenshi zihita zitangira gukora bagiteri, cyane cyane iyitwa Entamoeba coli. Igihe rero unyara muri dushe ushobora gutuma bagiteri zihakurira, ba bantu bose bakoresha iyo dushe ugasanga babateza ingorane z'uburwayi mu buryo butunguranye. Iya gatatu nahoze nkubwira rero ari nayo iteye ubwoba cyane, nuko abantu benshi bakunze kwinyara muri dushe byangiza icyo twita systeme urinaire. Ni ukuvuga ngo iyo unyara muri dushe uri koga akenshi bihuza ubwonko n'ubwiherero, ku buryo umuntu agenda akaba kondisiyone igihe cyose winjiye muri dushe cyangwa se igihe cyose ubonye ahantu amazi ari kumeneka ugahita ushaka kwihagarika, ugahita ushaka kunyara bitunguranye, ku buryo kandi bigeza n'igihe ukaba wowe utakibasha no kubikontorora, ku buryo ushobora gushiduka uwinyariye utabizi kubera iryo kosa ukunda gukora. Ikindi kandi ahangaha biteza ingaruka abantu benshi, yaba ku gitsina gore yaba ku gitsina gabo, byo kubateza indwara twita incontinence urinaire. Ni ukuvuga ngo iyi incontinence urinaire ni hahandi umuntu usanga atagifite ubushobozi bwe bwo kwihangana igihe ashatse kwihagarika, ahubwo igihe cyose inkari zikajya ziza atazi ko byaje. Ikindi iyo ukunda kwihagarika muri dushe igihe uri koga, hari ukuntu ujye kubona ahantu wabona nk'ahantu bari kumena amazi inkari zigahita ziza. Ni byiza rero ko ibi bintu ubireka igihe cyose ugiye koga ukabanza ukajya mu bwiherero aho ugomba kwihagarika, hanyuma ukabona kugaruka kuza koga, na cyane ko nakubwiye ko bitera indwara mbi ikomeye cyane.
Ikintu cya kane rero, ingaruka ya kane ni uko gukoresha bituma abantu benshi bakoresha amazi menshi. Birumvikana nimba wihagaritse muri dushe biraza gusaba n'amasuku menshi, bize gusaba gukoresha amazi menshi kugira ngo hantu hongere hasubire isuku, hongere hase neza. Ni byiza rero ko ubyirinda mu rwego rwo kurengera conservation y'amazi, mu rwego rwo kurengera amafaranga wishyura amazi. Ibyo byose urumva ko ni ingaruka mbi kandi ku buzima bw'umuntu. Ingaruka ya gatanu ni uko haba harimo kutiyubaha n'isuku nke. Abantu bakwiye kumenya gutandukanya dushe n'ubwiherero mu rwego rwo kugira isuku, mu rwego rwo kwiyitaho, mu rwego rwo kwiyubaha, ndetse kandi abantu bakabitoza abana bakiri bato mu rwego rwo kubatoza indangagaciro, mu rwego rwo kubatoza uburyo umuco abantu bagomba kwitwara mu muco. Byaba bibabaje cyane nyine ibi bintu ubaye ubikora kandi uri mukuru, birumvikana ko kubitoza abana batoya byakugora. Reka rero tubyihorere, reka abantu babyihorere, ababikoraga mu bireke, hato utazagira ya ndwara nakubwiye kuzajya ugenda ahantu hose ugeze wabona amazi ari kumeneka ukinyarira utabizi. Ingaruka ya gatandatu ni ugushyira abandi mu kaga. Igihe mubana n'abandi benshi, igihe muba muri geto muri benshi, igihe mukodesha ahantu muri benshi, igihe muba mu rugo muri benshi, ahangaha uba ushobora kwanduza abandi indwara ziturutse mu myanya yawe ndangagitsina. Uba ushobora kubanduza indwara igihe wihagarika muri dushe hanyuma ntihakorwe isuku neza, ugasanga abantu bose bari kwandura. Ikindi, iriya aside iri mu nkari, aside ziri mu nkari zangiza inkweto, ku buryo ushobora gusanga abantu benshi inkweto zabo zangirika kubera ya aside iri mu nkari bakandagiyemo. Ni byiza rero ko buri muntu wese amenya aho agomba kwihagarika. Ni byiza ko buri muntu wese amenya igihe cyo kwihagarika n'igihe cyo koga, hanyuma akabitandukanya. Dusoza rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, nagira ngo nshishikarize buri wese igihe cyose agiye kujya muri dushe agomba kubanza kujya kwihagarika cyangwa se kujya kunyara aho ubwiherero buri, hanyuma yabisoza icyo gikorwa akabona kuza muri dushe. Ikindi kandi, kwihagarika muri dushe ntabwo ari icyaha, ariko ni imyitwarire mibi, ni umwanda, byangiza ibidukikije, biteza abandi ingorane, kandi nawe ubwawe byaguteza uburwayi budakira, bwa bundi nakubwiye ko ushobora kujya ubona ahantu hose bari gusuka amazi cyangwa se bari kumena amazi ugahita winyarira. Ntabwo ari byiza rero ko witwara gutyo, ntabwo ari byiza rero ko ukora ibyo bintu bidakwiriye, ntabwo ari byiza ko wihagarika muri dushe igihe uri koga. Ahubwo icyiza, banza ujye mu bwiherero ubanze wihagarike, hanyuma uze kugaruka uze muri dushe nyuma. Reka dukomeze turengere ubuzima rero hano kuri channel yacu Rengera Ubuzima, twita ku byo tugomba kwitaho, turinda abacu, turinda abaturanyi, turinda inshuti, na cyane ko buriya Umunyarwanda yaciye umugani ngo iyo umuturanyi arwaje ibinyoro ugura ikirago. Bivuze ngo rero ntabwo ari ngombwa ko utegereza ko umuturanyi arwaza ibyo binyoro, ahubwo icyo utegereza ni uko ugomba kumuha amakuru ku gihe akamenya uburyo nawe agomba kwitwara. Ni byiza rero ko usangiza iyi nkuru, ni byiza ko usangiza iki kiganiro inshuti zawe kugira ngo nazo zimenye uko zigomba kwitwara, zumve ingaruka zikomeye cyane zibaho igihe abantu bihagarika muri dushe, bumve ingaruka zibaho zikomeye cyane igihe abantu bajya kwihagarika igihe bari koga. Umuntu akaba ari koga hanyuma akabanza akanyara muri dushe, cyangwa se akaba ari no kwimenaho ayo mazi ariko akanyara muri dushe. Ibyo bintu ntabwo byemewe, ni ikosa ribi cyane, bishobora kuguteza ingorane zikomeye cyane ku buzima. Mwakoze kubana natwe rero, mwakoze kudukurikira. Wowe utarakora subscribe uyikore, dukomeze twubake umuryango mugari wa Rengera Ubuzima. Wowe wayikoze kandi ni ukuri warakoze, nta mpamvu yo kongera kuyikora warangije icyo gikorwa. Uri inshuti yacu turabizi, reka dukomeze twiyubakire umuryango, dukomeze twubake amagara mazima, dukomeze turengere ubuzima, ejo hacu hazabe heza.